uwo mubumbe nawo bawise make rikaba izina ry'ikigirwamana cyo muri Oriya. Mbese iyi mibumbe ikintu cyo yose ihuriyeho, nushaka kugende ubiverifiye ubikoreho ubushakashatsi uko yakabaye. Yenda nshaka kuvuga izina ry'abadayimoni ntibyumvikane neza, ariko aya yose ni amazina y'ibigirwamana byagiye bibaho. Icyo nshaka kumenya, aya mazina y'iyo mibumbe aritiranwa n'ibihe bigirwamana tubona byagiye bisengwa n'ibihugu. Hari Roma yagize ibigirwamana byinshi, Babuloni yagize ibigirwamana byinshi. Ni nk'ayahe mazina y'iyo mibumbe ahura n'ibigirwamana byasengewe hano mu isi? Abantu bananiwe gukurikira ijambo ry'Imana ngo bakurikire ijambo ry'Imana ribabwiye, ahubwo barahangana bashingiye ku minsi n'amadini barimo. Nicyo kibazo dufite. Nubwo iyo tugiye mu bwenge bw'abakarudaya dusanga ari bwo bukomokamo amazina y'iyi minsi, ariko twemera neza ko iyi minsi uko ari 7 yaremwe n'Imana. Nta munsi rero Imana yaremye w'ikizira, nta kizira kiri mu minsi, ahubwo ibizira dukorera muri iyo minsi nibyo bishobora kuzana igitutsi kuri yo, ariko nta munsi w'ikizira ubaho. Ikigirwamana cy'izuba nk'uko twakibonye hariya mu Gutegeka kwa 2 ibice 4 umurongo wa 19, mu by'ukuri ibi bintu byose bikomoka mu bwenge bw'abakarudaya. Aha ndaza kuhasobanurira imihango myinshi cyane abantu twebwe cyane abantu b'i Burayi dukora tutabizi. Ukurikije ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice 4, aba bastronote bariho ku ngoma y'abakarudaya mu gihe nta telescope yari iriho ngo barebe iyo mibumbe, ariko nyamara bari bayizi. Bumva imbaraga z'imyuka zakoranaga nabo. Muri ubwo buhanga bari bafite bw'ubumenyi bw'ibituye hanze y'ikirere cyacu, bigishije abakarudaya yuko bahasanze Imana ndetse n'ikirere cyitwaga Mars. Icyo kintu ngo kuko babashaga kukibona barebesheje amaso, bamaze kwemera ko icyumweru gifite iminsi 7, batangiye kucyitirira ibyo babonesha amaso ngo barebye hakurya y'ikirere. Ya myuka yabo yabenspiraga baba ariyo bazana, noneho bayitirira iminsi Imana yaremye yera. Umunsi wa mbere rero bahaye izina wari umunsi wo ku cyumweru, we ntibigoye bahise bawitirira Nimorode, Imana yabo y'izuba, kuko ariyo yari Imana nkuru y'ubukarudaya. Buriya hari inzara Imana yaremye mu muntu, umuntu wese yifuza Imana. Iyo rero utamenye gushaka Imana nyakuri, ibitari Imana nyakuri birakwiyereka. Akareka mpite nkanyuzamo, yenda hari abantu bari busobanukirwa ibintu tubona hano tutazi inkomoko. Mu minsi mikuru ya Pasika hano hari ikintu cyitwa la chasse aux œufs, guhiga amagi. Ni ukuvuga ngo bakora udushokora dukoze muri forme y'amagi. Muri rusange abaturage bino nabonye bose babikora. Ubu rero ndagira ngo abantu b'i Burayi basobanukirwe ya chasse aux œufs abana bajya gukora, ryahiga ry'amagi bajya gukora. Sinzi niba no muri Amerika ari uko bimeze, ariko sinzi niba namwe iryo terambere iwacu ryarahageze, ariko ahangaha kuri Pasika ni inkwavu ahantu hose. Hanyuma hakurikiraho ubwo Mercredi, ni umunsi bitiriye Mercure, nawo n'undi mubumbe babonaga, ariko Mercure ikaba ihari nk'umubumbe, ikaba ihari nk'Imana. Ubyumve, wumve iyo connection. Umunsi wa 7 w'icyumweru, umunsi w'isabato, ugeze mu Baroma nabo bawitiriye ikigirwamana cyabo cyitwaga Saturne. None niba abadivantiste bavuga ngo abasenga ku cyumweru basenga ku munsi w'igirwamana cy'izuba, none nkaba numva nabo basenga ku kirwamana cy'umubumbe witwa Saturne, ubwo se wambwira ko abari mu murongo wa nyawo ari abahe? Kandi Saturne ikindi yari Imana y'umwero. Iyo bahingaga, wumva ukuntu ari Imana basengaga cyane. Bakunda Abaroma bagendaga bakora amakonkete iyo bashakaga kwinjira mu bihe bishya byo kwagura ubundi bwami. Icyo gihe cyose bagombaga kunezeza Saturne, ikaba ndetse n'Imana ya liberation, kwibohoza, bakaguma ari bo bantu bari hejuru y'andi mami. Babyaye abana bakurikira, niyo mpamvu nshatse kubikubwira, kuko nayo n'andi ma planete, n'abandi bazimu, n'abandi badayimoni. Babyaye Jupiteri, babyara Neptune, babyara Pluto, Juno, Ceres na Vesta. Uko barushagaho gusabana n'iyi myuka, iyi myuka yageraga ahantu ibahishurira noneho ikirere cyayo, imikorere yayo, noneho bakagenda bayigiramo ubumenyi. Ikintu nabwira abantu nuko icyo dupfa ntago ari ishyaka dufitiye Imana, icyo dupfa ni ishyaka dufitiye amadini yacu. Icyo dupfa ni ishyaka dufitiye, niba nabyita imyuka iyobora aya madini. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti mukundwa ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Kubw'umwanya wawe ufata ukurikira ubu butumwa butambuka kuri iyi channel, kandi turagushimira cyane kubw'uwo mwanya wawe ufata. Ikindi burya umuntu wese bayigirira neza,
kuko ibyo twumva nibyo bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tukarushaho kunguka mu bumenyi ku birebana n'ubuzima dutambukamo muri iyi si, imirimo yacu ya buri munsi, ndetse n'amadini dusengeramo, ndetse n'abo tubana nabo, ndetse n'ibirebana n'ubuhanuzi n'abahanuzi bagiye babaho, n'ibindi byinshi by'ubumenyi bw'isi. Ariko tukarushaho kunguka cyane uko duhishurirwa umugambi w'Imana w'agakiza kuri wowe nanjye, ndetse tukarushaho no kugira ibyiringiro n'umunezero n'amahoro by'uko dufite umuremyi, dufite umubyeyi, kandi dufite aho tuzajya. Imana rero iguhe umugisha. Ikindi tujya tusaba umuntu wese ukurikira bino biganiro ni ukudufasha gusharinga ubutumwa bukagera ku nshuti n'abavandimwe, ku bantu bose tuziranye, ukajya ufata ubwo butumwa, iyo linki uba wabonye ukayohereza abandi, kugira ngo twihutishe kugaruka kwa Yesu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana itwihangana idashaka ko hari n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa. Akaba ariyo mpamvu Petero yavuze ngo umunsi umwe ku Mana n'imyaka 1000 kuri twebwe, kandi n'imyaka 1000 kuri twe n'umunsi umwe ku Mana. Akaba ariyo mpamvu Imana ibikora. Ariko ijambo ry'Imana Yesu niwe wabivuze muri Matayo 24:14, aho yavuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bw'abameze amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Bivuge ngo ikintu kizagarura Yesu vuba nuko ubutumwa bugomba kugera ku mpera y'isi. Bwamara kugera ku mpera y'isi, buri wese atazagira icyo yireguza imbere y'Imana, Yesu akagaruka. Uko rero tubutinza niko dutinza Yesu, kandi uko dutinza Yesu nuko dukomeza gusitaragoringa mu bibazo n'ibigeragezo n'amakuba n'intambara byo muri iyi si. Abizera Kristo Yesu bahorana inyota n'inzara byo kubona umwami Yesu agarutse, ariko abatamwizera ntibashaka no kubyumva, kuko isi iraryoshye. Wa mugani wa muririmbyi twumvise abivuga, isi iraryoshye ngo dore amazu meza twiyubakiye, dore imodoka nziza n'ibiki byose, ariko kubizera bo bahorana inyota. Rero niba wumva ubutumwa, dufashe tubwamamaze, tubwihutishe, aho utagejeje amaguru nanjye ntagejeje amaguru, ariko ikoranabuhanga Imana yemeye ko ribaho ribuhageze. Imana ibaho umugisha cyane. Reka noneho rero tugaruke mu kiganiro cyacu menya nibi na Mama Clarisse, aho turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ijuru n'amajuru. Ushize twahereye ku ijuru rya mbere, uyu munsi tugiye kujya ku ijuru rya kabiri, tuzasoreza ku ijuru rya gatatu. Turagusaba kubana natwe rero kugira ngo udacikwa n'ibi bintu biryoshye cyane, kuko twabonye ko harimo ubumenyi ariko harimo no gukizwa, byose birajyanye. Reka tumwakire, hanyuma suhuza abadukurikiye, turangiza twinjire mu kiganiro. Yesu ashimwe cyane Mama Clarisse. Yesu ahimbazwe cyane. Iramahoro y'Imana. Amen, amen. Namwe kandi muhorane. Amina, haleluya. Murakomeye aho ngaho mu bihugu by'Uburayi? Ya, turakomeye cyane cyane. Navuga ngo turakomeye kuko Kristo ari we udukomeje, kubera ko inkuru nyinshi zitumye benshi bacika intege, benshi baruha, benshi bavunika mu mitima zirahari, ariko abo Kristo akomeje bose barakomeye. Muracyafite kabeho? Akabeho karahari, ariko n'izuba ryiza. Hanze harasa neza kamemu, ntago ari nka kuriya muri Ivera ubusanzwe biba bimeze hari ikibunda hijimye. Ubu urabona ko dufite umucyo rwose, bimeze neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Turishimye rero cyane, ndibwira ko wenda hari igihe abantu bashya baba batangiye gukurikira, wabibwira kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu tuziranye. Ya, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Clarisse Kampire, ndubatse, nkaba n'umubyeyi w'abana 3 kubw'ubuntu bw'Imana. Ya, ndumva ibyo kwivuga ari ibyo, ibisigaye umwami aduhana umugisha kandi tugirane ibihe byiza muri iki kiganiro. Hanyuma dusengere kugira Imana iyobore ikiganiro cyacu.
tutarasenga hari ijambo nifuza kubasangiza, ijambo numva nise intashyo z'umwami ku mutima wanjye. Ni ijambo dusanga muri Yohani 8:31 havuga ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma muri jye ijambo ryanjye rikaguma, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ikiduteranirije aha ngaha ngira ngo ni ukugira ngo tuganire ku byanditswe byera, ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko benshi babaswe no kuba bataramenye ukuri. Ariko mu kanya wari uvuze ngo turi kuganira ku bumenyi kandi buzana gukizwa, ahubwo turi kuganira ku kuri kubatura abantu, kuko ubu hari abantu babatiwe mu ijuru rya mbere, hari abantu bahagamye mu ijuru rya kabiri, batajya batera intambwe ngo bigire imbere barebe ibirenzeho. Ariko ndababwiza ukuri, nituguma mu ijambo rya Kristo ngo tuzamenya ukuri, ukuri tuzakumenyeshwa no kuguma muri aya magambo ya Yesu yatubwiye ngo natwe tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha ku bakunzi b'ukuri, mureke dushakashaka uko twamenya ukuri maze ukuri kutubature. Dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Imana ko twebwe ab'iki gihe watwandikishirije iri jambo kugira ngo niturigeramo Uwiteka tujye turimenyeramo ukuri, maze uko kuri natwe kutubature. Mwami, mu byaba bitubase byose, byaba ari ibyaha, byaba ari imikorere y'imyuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nta kindi cyatubatura uretse kumenya ukuri maze tukabaturwa nako. Mwami wanjye, ndasenga rero kugira ngo akanya kose tugiye kuba hano tuganira kaba akanya k'ukuri kubatura, kandi kaba akanya k'imitima yiteguye kubaturwa. Ndasenga kugira ngo umwuka wawe abe mu matwi ya buri muntu, mu izina rya Yesu. Umuntu waba Uwiteka aje hano gukurikira iki kiganiro ariko akaba afite cya kibazo Pawulo yahishuriye Timoteyo, afite uburyaryate mu matwi, ndasenga kugira ngo Mwami Imana ukuri ari bumenyera hakuba uko kumubatura, ukiza abantu iyi ndwara yo mu matwi ituma bashaka ibibanezeza, bakigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, Mwami wanjye, ariko bigatuma Mwami batera ukuri kubihanisha umugongo, batera ukuri kubateza intambwe mu by'umwuka umugongo. Ndasenga kugira ngo umwuka wawe atere mu mutima wa buri muntu tugiye kubana hano inyota yo kwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo Uwiteka twese hamwe adukuze atugeze ku gakiza. Ndasengera Mwami Imana, njyewe ubwanjye na Jean-Luc tugiye gufatanya muri uyu murimo. Data, uzi ko nta bwenge buhambaye, nta buhanga buhambaye, nta n'ubundi bumenyi dufite twasangiza abantu bwabasha kubabatura, ariko Mwami aka kanya turakaguhaye, ngwino ugakoreremo Mwami. Reka Uwiteka tube imigende nk'uko umuririmbyi yabisabye, kandi nk'uko Umwami Yesu yavuze ngo uzakwizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Tembesha ayo mazi Mwami, atemba ava muri twebwe, atembere ku bantu bose baje kugira ngo dusangire ukuri kw'ijambo ryawe. Ndasenze Mwami kugira ngo ube hagati muri twe, ukuboko kwawe kwiza kutubeho, faveri yo kuvuga ibyawe itubeho, ubuntu budasanzwe bube kuri twebwe Mwami, tubashe gucommunicatinga ijambo ryawe nk'uko wakabaye uri communicatinga, kuko tuje kubikora mu izina ryawe, ntago ari mu izina ryacu. Mwami wanjye, twebwe duciye bugufi, reka ushyirwe hejuru muri iki kiganiro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turagarutse mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, ariyo ijuru n'amajuru. Ngira ngo ubushize twahereye ku ijuru rya mbere, ariho twabonye ko ari iki kirere cyangwa irisanzure ryacu ririmo atmosfere, aho watweretse ko ari hano hagenda indege, ari ibiguruka, ibisiga n'inyoni byose, ariko utwereka ko ari nabwo bubiko bw'imvura. Nyuma yavuze kutwereka ko ariko hari ikindi mu buryo bw'umwuka kihaba cyangwa kihabera cyangwa kihatuye, ariyo myuka ikorera mu batumvira, nk'uko twabibonye mu Befeso 2:1-2. Uyu munsi rero sinzi aho uri bukomereze, niba ari ukomereza cyangwa, ariko ndibwira ko ubushize twasaga nk'aho ijuru rya mbere twarirangije. Reka tuguhe ikaze hanyuma ukomereza aho wumva rugarukiye. Imana iguhe umugisha cyane.
ariko ndibwira ko tugiye kujya muri kiriya kirere cya kabiri, mu ijuru rya kabiri. Ariko ijuru rya kabiri twararitangiye, wibuke mu kiganiro twakoze ubushize, ikiganiro twakoze ejo n'ubundi ni ijuru rya kabiri twavugagaho, ariko turi kugerageza noneho kubyerekana mu byanditswe, twibanze cyane mu byanditswe byera mbere yo kubyinjiramo mu buryo bufatika. Noneho impamvu twabigenje gutyo nuko nta kintu tubasha kuvuga tutifashishije ibi byanditswe byera, nta kintu twenda guhimba ijambo ry'Imana ritavuzeho, ahubwo yenda dushaka kuzana ubusobanuro burenzeho duhereye ku by'ijambo ry'Imana ryavuze. Niyo mpamvu ndashishikariza umuntu wese waba atarumvise ikiganiro twakoze ubushize, byaza kukugora kudukurikira uyu munsi ubaye utarakurikiye ikiganiro twakoze ubushize. Rero icy'ubushize naho twari twatangiye kwinjira mu ijuru rya kabiri, ariko dutinda cyane mu byanditswe. N'uyu munsi turaza kuba turi mu byanditswe, yenda kugira ngo twinjire muri iryo juru ndagira ngo wongere udusomere Gutegeka kwa kabiri ibice 4, turasoma umurongo waho wa 19 kugira ngo yenda ibyo tugiye kuvuga byumvikane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, kandi irinda umutima wawe kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshywa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Imana yawe yagabanije amahanga yose munsi y'ijuru hose. Urumva ko ijambo ry'Imana riratubwira kuri iri juru rya kabiri nako riratubwira kuri iri juru rya kabiri n'ibirigize. Iri juru rya kabiri rigizwe n'ibi bintu dusomye hano muri uyu murongo wo Gutegeka kwa kabiri ibice 4. 19, ikintu cya mbere ni izuba, ni ukwezi, ni inyenyeri, mu yandi magambo ni ibimurika byose bituruka mu ijuru. Ngo noneho n'ibiri mu ijuru, urumva ko babyise ijuru, ngo n'ibiri mu ijuru byinshi, ngo ntuzareshywe nabyo kugira ngo ubyikubite imbere ubisenge. Ahandi Imana yarababwiye ngo gukora ibintu nk'ibyo bizira gutyo, bagasenga ibiri mu ijuru byinshi n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri, ngo ibyo ngibyo nibyo bitumye Imana yirukana amahanga yose imbere y'Abisirayeli. Irabihanangiriza ngo nibagerayo nabo ntibazagwe mu mutego wo kuramya ibyo bintu bituruka mu ijuru rya kabiri, ari byo nyine ibimurika ndetse n'ibindi biri mu ijuru ryinshi. Ibindi rero biri mu ijuru byinshi ni ibiki? Ibindi biri mu ijuru byinshi ni iyindi mibumbe tuzi, imwe twize muri geography, ni donc ya mibumbe yose batubwira, ibyo bita, twavuze ko mu gifaransa iri juru ryitwa le ciel astral. Ibiribamo rero ni ama astre yose ushobora gutekereza aba ku isi. Ijambo astre nararibuze mu Kinyarwanda, nanabajije Google nayirambwira ngo ni inyenyeri. Ariko astre nyine wavuga ni ibintu byinshi bitandukanye byitwa astre, ariko byose ikintu bihuriyeho nuko biri muri icyo kirere cya kabiri, bivuga ngo ni ikirere kiri hanze ya atmosfere yacu. Harimo iyi mibumbe tuzi ya Mercure, Venus, Mars, Jupiter, Pluto. Donc ubushize nibwira ko kubo tungana twize ikintu bita système solaire. Système solaire twize ko igizwe n'amaplanete 9. Ayo maplanete yose uko ari 9 atuye mu ijuru rya kabiri. Ariko ngira ngo nyuma hari imwe baje gukuramo yitwa Pluton, baza kuyishyira mu byo bise les planètes naines. Iyo Pluton nyine bayikuyemo bayishyira hamwe n'indi mibumbe 5 ikomeza kugenda ivumburwa. Harimo nk'umubumbe baherutse kuvumbura ngira ngo ni muri 2005 cyangwa 2006, ariko natangajwe n'izina bawuhaye. Uwo mubumbe nawo bawise Makemake. Makemake rikaba izina ry'ikigirwamana cyo muri Oriya. Mbese iyi mibumbe ikintu yose ihuriyeho, nushaka kugende ubiverifiye ubikoreho ubushakashatsi uko yakabaye, yitwa amazina y'abadayimoni. Iyi yose tuvuze za Mercure, za Venus, za Jupiter, iriya yose igize système solaire
ihuriye ku kintu cyo kwitwa amazina y'abadayimoni gusa. Noneho byarenze ab'icyo gihe biza no mu b'iki gihe. Impamvu nari mvuze make make ni ukugira ngo nkumvishe umwuka uri inyuma y'ibyo bintu. N'uyu munsi iyo bavumbuye umubumbe bawushakira izina ry'abadayimoni bawuha. Yenda nshaka kuvuga izina ry'abadayimoni ntibyumvikane neza, ariko aya yose ni amazina y'ibigirwamana byagiye bibaho, kandi tuzi ko biriya bigirwamana byagiraga imyuka ikorana nabyo, byatumaga ibyo bigirwamana bisa n'ibifite imbaraga, bigakururira abantu benshi kubyizera. Abantu bakicurira ikintu kidafite amaso ngo kirebe nk'uko Bibiliya ivuga, kidafite amaboko ngo gikore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko bagenda ngo bagiye kuraguza Tamuzi. Tamuzi ikababwira ibizabaho, ikabarondora, ikababwira n'ibyabaye, nyamara icyari Tamuzi cyo cyari ikintu cy'ikigirwamana gicuze kibaje kiri aho, kubera ko hari imyuka. Igihe abantu baremaga kiriya kintu nta nubwo babikuye mu bwenge bwabo, hari imyuka ibiri inyuma y'ibyo bintu byose kandi izigakorana nabyo. Iri juru rya kabiri rero navuga ngo ni ijuru rigizwe n'imibumbe yose twize n'indi igenda ivumburwa nyuma yaho, kuko ubu ngira ngo izo planete ne cyangwa se ibyo bita dwarf planets mu Cyongereza, ngira ngo ubu zigeze kuri 5, kandi barespera kugenda banavumbura n'izindi n'izindi. Ndumva ari icyo naba mvuze kuri iyi mibumbe. Icyo nshaka kumenya, aya mazina y'iyo mibumbe aritiranwa n'ibihe bigirwamana tubona byagiye bisengwa n'ibihugu. Hari Roma yagize ibigirwamana byinshi, Babuloni yagize ibigirwamana byinshi. Ni nk'ayahe mazina y'iyo mibumbe ahura n'ibigirwamana byasengewe hano mu isi? Ni yose ku murongo hatavuyemo na rimwe. Impamvu ushaka ko twinjira muri ibi bintu, urumva turaza kugera ahantu ku mazina akunda gusa nk'ahanganye mu madini, abadivantiste ndetse n'abantu abasenga ku munsi wa 7 aribo badivantiste, n'abasenga ku munsi wa 8 cyangwa se wa mbere w'iminsi 7 aribo ba protestants. Ariko uburyo abadivantiste bakunda gushinja aba protestants ko ngo basenga ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba. Ikigirwamana rero urayaza kukiduhuriza n'izuba, ubwo nibyo ushaka uko tuza kumenya. Hanyuma tuze kureba se bo umunsi basengaho nta hantu bishobora guhurira n'amazina y'indi mibumbe y'aho ngaho muri iryo joro rya kabiri, kuko ibi ni ibintu bihora bituma basupanya buri gihe, bagahora bahanganye. Abantu bananiwe gukurikira ijambo ry'Imana ngo bakurikire ijambo ry'Imana ribabwiye, ahubwo barahangana bashingiye ku minsi n'amadini barimo. Nicyo kibazo dufite. Ariko intego yacu nuko umunyabwenge wumva ubutumwa bwiza, ukunda Bibiliya, mvuge Bibiliya, kuko ibintu byose tuvuga ni Bibiliya tuba turimo kwerekana. Niyo twaza n'ubwo bumenyi bundi bw'isi n'ibindi, ariko ntago dufata iby'isi ngo tubisobanuze Bibiliya, ahubwo dufata Bibiliya tukayisobanuza iby'isi turi kubona, kuko ijambo ry'Imana ryo ryari mu byo byose. Hanyuma rero aho niwo mpamvu ndavuga ngo twakwinjira mbere yo kuva muri iyo mibumbe naho hose. Ayo mazina y'iyo mibumbe ahurira hehe n'ibigirwamana byasengwaga mu bihugu cyangwa n'ubu bisengwa? Ese ubundi ibyo bigirwamana byaba uyu munsi bigihari bigisengwa cyangwa byasenzwe kera? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza kandi rwose nibwira ko hamwe n'umwuka wera Imana iri budufashe kugira ngo tugisobanure neza cyane, kuko turemeranwa neza ko Imana yera nta kintu gihumanye yaremye. Sinzi niba aka kantu turi bukemeranyweho. Imana yera nta kintu na kimwe yaremye kitera. Iby'Imana yaremye byose yabiremye ari ibyera, ahubwo imirimo yacu ya kamere n'imibereho yacu ya kamere niyo yatumye ibintu bigenda bihumana. Ibintu bizana guhumana kandi Imana yarabiremye ari ibyera. Kuba Adamu yitwa umunyabyaha, ntabwo Imana yaremye umuntu w'umunyabyaha. Umuntu yakoze ibyaha azanira isi umuvumo. Iyi minsi rero nayo uko tuyizi uko ari 7 twemera neza, nubwo iyo tugiye mu bwenge bw'abakarudaya dusanga ari bwo bukomokamo amazina y'iyi minsi, ariko twemera neza ko iyi minsi uko ari 7 yaremwe n'Imana. Imana iyikoramo imirimo yayo, kandi imirimo yose Imana yakoze muri iyo minsi yari imirimo yera. Ku munsi wa 7 Imana iraruhuka, yadimira ibyo imaze icyo gihe cyose ikora. Nta munsi rero Imana yaremye w'ikizira
iminsi yose nta kizira kiri mu minsi, ahubwo ibizira dukorera muri iyo minsi nibyo bishobora kuzana igitutsi kuri yo, ariko nta munsi w'ikizira ubaho. Ahubwo uvuze icy'izuba, reka aba ari nacyo mperaho, ikigirwamana cy'izuba nk'uko twakibonye hariya mu Gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo wa 19. Mu by'ukuri ibi bintu byose bikomoka mu bwenge bw'abakarudaya. Uyu mugore twabonye Nimorode mu Itangiriro ibice 10, ariko tubona ko Nimorode Bibiliya iravuga ngo yari umuhigi ukomeye mu maso y'Uwiteka. Abahanga mu gusobanura Bibiliya bavuga ko iyo ari imvugo yakoreshwaga bashaka kuvuga umurozi uhiga ubugingo bw'abantu, kuko yahigaga abantu Imana yashyize ku ruhande. Wibuke ko Nimorode deja ni umwuzukuru uvuye kuri Nowa, haciyemo generasiyo imwe gusa, ikizira kiba kiragarutse, bya bizira Imana imaze kubarimburira. Nimorode rero yabaye umuntu wakoranye n'imbaraga z'imyuka, ndetse aba umuntu wakoranye n'umubyeyi we, mama we wamubyaraga mu mateka yitwa Semiramisi. Ni umugore nawe wari wuzuye imbaraga z'abadayimoni, wanazanye ibizira byinshi, ku buryo umuhungu we yaje kumuhindukira umugabo. Noneho Nimorode amaze gupfa, Nimorode apfuye ari umuhungu wa Semiramisi, akaba n'umugabo we. Noneho umuhungu wapfuye, amateka atubwira ko Semiramisi yasamye inda, ariko abona bizamubera ikibazo gusobanura ukuntu we bafataga nk'Imana, kuko n'ubundi icyo gihe bamufataga nk'Imanakazi, nk'uko Nimorode akiriho bamufataga nk'Imana, ngo baranamwirahiraga, niko Bibiliya itubwira, ngo nka Nimorode wa muhigi ukomeye mu maso y'Uwiteka. Yari ameze nk'icyitegererezo mu maso y'abakarudaya n'abantu bose yari yajyanye muri cya kibaya cy'Ishinari. Bibiliya itubwira ku munara w'Ibabeli, iriya yari proje ya Nimorode. Nimorode rero amaze gupfa, uriya mugore yasamye inda. Amaze gusamya inda, kugira ngo bitagaragara nk'aho afite faiblesse kandi yiyita Imana, noneho ahimba ikintu, cyangwa se iyo myuka yakoranaga nawe imwungura inama. Nibwo yatangiye kubwira abantu ati burya Nimorode ntiyapfuye, ahubwo yarimutse yagiye mu zuba. Noneho ba bantu bose basengaga Nimorode batangira gusenga izuba, bambaza Imana Nimorode iririmo. Nibyanarangiriraho arababwira ati ahubwo yananyoherereje imirasire y'izuba, ya mirasire igeze muri jye niho nasamye. Ariko kugira ngo umwana agiye kubyara muhesha imbaraga, abemeza ko uwo mwana babyaye umuhungu witwa Tamuzi, abemeza ko uwo mwana mu by'ukuri ntago ari uwe na Nimorode, ngo ahubwo ni uwa Nimorode n'Imana y'ukwezi, Imana iba mu kwezi. Asobanura uburyo, aha ndaza kuhasobanurira imihango myinshi cyane abantu twebwe cyane cyane abantu b'i Burayi dukora tutabizi. Avuga uburyo iyo Mana ngo yahoze ari Imana, nayo irapfa ijya mu kwezi, ariko ngo mu gihe cy'ukwezi kwa kabiri, ngo cyagiye nyine ukwezi kuba kwagize iminsi 29. Ni ibintu biba rimwe na rimwe. Noneho abemeza ko mu gihe cy'uko kwezi kudasanzwe, ngo kwa kwezi ngo kujya kohereza amagi, urumva, ngo ukwezi, y'Amanakazi yo mu kwezi yahuye n'Imana Nimorode yo mu zuba, ngo bakora umwana. Bamaze gukora umwana, noneho ngo yateye amagi, ndonko ngo yamanutse yohereje ikigi kinini, Semiramisi aba ari we urasirwa n'imirasire y'izuba, hanyuma ngo iryo gi ryinjira muri we, aratwita, asama Tamuzi. Nuko Tamuzi yavutse. Tamuzi tumusanga muri Ezekiyeli ibice 8, uburyo n'Abisirayeli baguye mu mutego wo kuraguza Tamuzi. Ariko mu kubabeshya icyo kintu, yari yentroduije ikigirwamana cy'izuba. Abasengaga Nimorode akiriho batangira gusenga izuba, noneho ahubwo abahishurira n'indi Mana batari bazi iba mu kwezi. Ngira ngo aka kantu sinzi niba namwe karababayeho muri abana. Hari ibintu bajyaga batubwira ngo mu kwezi, ngo iyo urebye mu kwezi neza ngo ubonamo umugore uhetse umwana. Sinzi niba ibyo bintu barabibabwiye namwe. Koko twese tukajya twirirwa turaramye turimo turebamo uwo mugore, kandi iyo umurebye cyane uzi kugeraho ukamubona. Sinzi niba namwe ngira ngo ni akantu kari common mu Rwanda. Twajyaga tubireba cyane rwose tukabivuga.
abari inyuma yacu ubu ngubu abana abenshi ntabwo bakiganira na ba nyirakuru kuko bataba bakinavuga ikinyarwanda neza memu n'abari mu Rwanda, ariko abakecuru ba kera batwigishaga kureba uwo muntu mu kwezi. Ubwo rero niba ibyo bintu byari bisanzwe birimo ku bwa Semiramisi, nibwo rero yabemeje ko muri kuriya kwezi habamo Imanakazi yapfuye yenda kubyara. Muri uko gupfa yenda kubyara rero ngo yohereza amagi yayo hakagira umuntu yasama. Niho rero havuye ibintu byo gusenga izuba, ibintu byo gusenga ukwezi, basenga iyo Manakazi, ndetse yanahise Semiramisi ashinga idini aryita idini cyangwa imyizerere ya Ishtari. Muri Babuloni icyo gihe bamwitaga Ishtari, ndetse we ubwe ahinduka Imanakazi Ishtari, abantu bakajya bamusenga bakagira gute, ndetse anababwira ko umunsi yapfuye nawe ubwe atazapfa bisanzwe, ahubwo Ishtari azamugenera uburuhukiro. Ari nabwo koko yaje kumugenera nk'uko mu myizerere byabo biri, ari bwo buruhukiro yaje kumugenera. Bavuga ko Semiramisi amaze gupfa ngo yagiye kuruhukira kuri planete yitwa Venus. Venus yo niyo abandi donc muri Babuloni bawitaga umubumbe wa Ishtari, ariko bigenda bijya mu yandi mazina, abandi nabo babyitirira ibindi. Ikintu gitangaje, iyo usomye mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere, ubona uburyo ngo umwami yohereje abantu i Yerusalemu ngo kujya gufata abasore b'uburanga b'abanyabwenge ngo b'ubuhanga ngo bazashobora guhagarara imbere y'umwami ngo kugira ngo abigishe ubwenge bwose bw'abakarudaya. Abo basore bagombaga kuba baturutse mu miryango y'imfura, mu bana b'imfura, donc bagombaga kuba baturutse muri noblesse cyangwa se imiryango y'abami. Ariko se ubwo bwenge bw'abakarudaya bajyaga kwiga n'ubuhe? Twibutse abantu ko abakarudaya ni abaturage b'i Babuloni. Babuloni ni umurwa washinzwe na Nimorode. Nimorode niwe watangiye kubaka wa munara w'i Babeli. Ubwenge bwitwa ubw'abakarudaya, nako reka mbisome nibwo byumvikana. Ubwenge bwitwa ubw'abakarudaya ubundi tubusanga mu gitabo cya Daniyeli ibice 5. Tubusanga mu gitabo cya Daniyeli ibice 5, yenda reka nsome uhereye 5 ngeze ku 8. Ubwo bwenge bw'abakarudaya Bibiliya iratubwira ngo uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso he hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana 7. Umwami atera hejuru ati, wumve bwa bwenge bw'abakarudaya rero. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Ubwenge bw'abakarudaya bwari buri muri izo kategori 3: abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Aba bakarudaya barasobanuka hanze, hasi gatoya. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko yose, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira. Wibuka abantu yahamagaye ni abapfumu, ni abakarudaya, ni abacunnyi, ariko abo ngabo nibo bahindukira bakabita abanyabwenge b'umwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami, reka dusimbuke tujye ku murongo wa 10. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduka ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo n'ubwenge no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, kuko
muri uwo mugabo Daniyeli uwo umwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza yashoboraga gusobanura n'ibindi bikomeza hasi. Ubwenge bw'abakarudaya bwari bugizwe n'ibi bintu dusomye ahangaha. Bwari ubwenge, mu gifaransa nakunze uburyo babisobanura, niho babisobanura ukabyumva. Harimo abantu bita les astronautes et les divins. Les astronautes ubundi ni aba bantu b'abahanga mu by'ikirere. Donc iyo twumvise ngo abantu ngo aba astronaute barashaka kujya ku kwezi, ngo abantu barashaka kujya kuri Mars, ibyo ni ibintu bikorwa n'abantu bitwa aba astronaute. Ariko ukurikije ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice 4, aba astronaute bariho ku ngoma y'abakarudaya mu gihe nta telescope yari iriho ngo barebe iyo mibumbe, ariko nyamara bari bayizi. Wumva imbaraga z'imyuka zakoranaga nabo mu bwenge bw'abakarudaya. Ubu bwenge bw'abakarudaya nibutsa abantu ko ntabwo bwari bugenewe abantu bose, bwari bugenewe abantu bitwa la noblesse. Bwari ubwiru bwa classe imwe sociale yegeranye n'umwami, abana bo mu miryango y'imfura nabo gusa babashaga kwiga ubwo bwenge. Niyo mpamvu n'umwami Nebukadinezari ajya kuzana bo kubwiga, n'ubundi yahamagaye abana b'imfura bo muri Isirayeli, kuko byari ibintu byagenewe la noblesse. Nkunda ukuntu Bibiliya itubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 7 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo Mose yari yaratojwe. Bibiliya iravuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Muri Bibiliya y'igifaransa si uko babivuga, baravuga ngo agira imbaraga, agira gushira amanga mu magambo. Imbaraga n'amagambo barabitandukanya. Mose yari yuzuye imbaraga mu buryo bw'umwuka, ariko noneho akaba autoritaire mu magambo avuga. Ntabwo bwari mu buryo bw'umwuka w'Imana, kuko yari yaratojwe mu bwenge bw'abanyegiputa. Wibuke ko ingoma y'abanyegiputa nayo yabayeho isimburiye y'abakarudaya, nayo itegeka isi yose, ariko ingoma y'abanyegiputa yahereye ku bwenge bw'abakarudaya. Ubwenge abakarudaya bari bafite buturuka muri iryo raguza ryabo, nabo ubwabo bari barifite. Hari ikintu rero cyantangaje muri ubu bwenge bw'abakarudaya burimo kuraguza, ariko buriya abacunyi ni abantu bakora iki mu Kinyarwanda ugenekereje? Naba nkubeshye, abacunyi ibyo bakora rwose aho ngaho wapi. Ababizi muri commentaire baraza kutubwira, kuko no mu gifaransa nabisomye sinabyumva. Ariko abacunyi nyine antuka, iyo ukurikiye ukuntu babakurikiranya, banza ariko barushanyaga imbaraga. Habanzaga abapfumu, hagakurikira abakarudaya, hagasoza abacunyi. Ariko icyo nzi muri Bibiliya y'igifaransa, marerezuma ntabwo iyo verse nayanditse ngo nyisome, batubwiramo kategori enye z'abantu, irimo n'abastronaute. Abastronaute b'icyo gihe ntabwo bari abastronaute bafite tekinoloji ihari uyu munsi. Ntabwo bari abastronaute bari butubwire ngo babibonye bakoresheje telescope, kuko ibyo babonye byose babibonye na telescope itaravumburwa, itarabaho. Mu by'ukuri aba bastronaute muri ubu bwenge bw'abakarudaya bari barigishije abakarudaya ibintu bitangaje. Babwiye abakarudaya yuko, cyangwa se abaturage b'i Babuloni, bababwiraga ko uretse ukwezi n'izuba nabo babona. Bo ngo mu nyigisho zabo z'ubwenge bw'abakarudaya, bwa bucunyi, bwa bupfumu, bwa bukarudaya, bya bindi byose, bababwiraga yuko bo babasha kubona indi mibumbe 5 barebesheje amaso gusa. Iyo mibumbe wa mbere ni Mars. Mars aba bakarudaya ngo babashaga kuwubona n'amaso. Sinzi ubwo ukuntu byaba byaragenze ngo uyu munsi ntitube tuyibona, ariko ntago ari abakarudaya bose, ahubwo ni abakarudaya bari baratojwe mu bwenge bw'abakarudaya, aribwo bwenge dusomye muri Daniyeli ibice 5. Bwari ubwenge bw'imbaraga zikorana n'imyuka y'abadayimoni, bwari ubwenge bw'imbaraga zikorana n'imyuka y'ubucunyi, imyuka y'ubupfumu, n'imyuka nyine y'ubwastronaute. Nabuze ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Abastronaute ni abahanga mu bya astre, ni ijambo rituruka kuri astre. Noneho abastronaute ni abantu basura izo astre bakazijijukamo
bakazibamo bakazihugukamo. Abo bastronaute rero muri ubwo buhanga bari bafite bw'ubumenyi bw'ibituye hanze y'ikirere cyacu, bigishije abakarudaya yuko bahasanze Imana ndetse n'ikirere cyitwaga Mars. Icyo kintu ngo kuko babashaga kukibona barebesheje amaso, bamaze kwemera ko icyumweru gifite iminsi 7, batangiye kucyitirira ibyo babonesha amaso ngo barebye hakurya y'ikirere. Mu by'ukuri ntabwo yari question y'ibyo babonesha amaso, yari question y'ibyo bakura mu bucunyi n'ubupfumu n'ubukarudaya. Ya myuka yabo yabenspiraga baba ariyo bazana, noneho bayitirira iminsi Imana yaremye yera. Umunsi wa mbere rero bahaye izina wari umunsi wo ku cyumweru, we ntibigoye bahise bawitirira Nimorode. Bahise bawitirira Nimorode, imana yabo yizuba, kuko ariyo yari imana nkuru y'ubukarudaya. Hanyuma umunsi wa kabiri ukurikira umunsi wa kabiri w'icyumweru, ari wo munsi wo kuwa mbere, uwo twita twebwe kuwa mbere, uwo munsi wa kabiri w'icyumweru bahita bawitirira Ishtari Mukanimorode. Ishtari Mukanimorode, wibuke ko Ishtari cyangwa se Semiramisi, kuko Semiramisi yatangije religion yitwa Ishtari religion, imyizerere ya Ishtari. Wibuke ko yari yarababwiye ko ubumana bwe cyangwa imbaraga ze zituruka kuri cya kigirwamana kiba mu kwezi, cyateranye inda na Nimorode bakamwohereza migi. Ibyo ngibyo nayo nabisobanuye aho twatangiriye. Hanyuma rero umunsi wa kabiri bahita bawitirira iyo manakazi yakoranye umwana na Nimorode yakoranye umwana na Nimorode bakayohereza muri Ishtari. Jewe ibi bintu ndi kubyiga naravugaga ko se bishoboka bite ko umuntu w'inyama n'amaraso yabwira ibi bintu abantu bakabyumva bakabyemera? Ntabwo ibyo bintu bishoboka keretse umuntu ufite izindi mbaraga yakoresheje, nk'uko twabonye ko Nimorode yari umuhigi ukomeye mu maso y'Uwiteka, nk'uko abahanga babisobanuye ko yahigaga ubugingo bw'abantu, koko yari afite ubugingo bwa bariya abantu gutya, kuko ubwo bugingo n'ubundi nabwo ntibwashakaga Imana, nabwo bwashakaga ibintu biri aho biguruka bicanye, nk'uko uyu munsi abantu birirwa biruka ku bitangaza. Uziruka ku bitangaza uzakuramo ikintu, kubera ko ntago hari indi myuka nayo ikora ibitangaza, hari indi myuka nayo isubiza mu buryo bw'ibitangaza. Rero aba bantu bose Nimorode na Ishtari bari barabifatiye gutya, ibyo bababwiye byose bakabyakira. Bari abantu buriya hari inzara Imana yaremye mu muntu, umuntu wese yifuza Imana. Iyo rero utamenye gushaka Imana nyakuri, ibitari Imana nyakuri birakwiyereka. Abo bantu rero bari bafite guhishurirwa kw'abadayimoni, bakakira ibyo babonye byose bizera yuko ari byo mana zabo. Ubwo rero Imana ya kabiri bayitiriye ukwezi. Hanyuma Imana ya gatatu ni ikihe kigirwamana bitiriye ukwezi? Ntangira hari ahantu nasobanuye ku muhungu witwa Tamuzi wabyawe na Semiramisi, ariko Semiramisi yababwiye ko uriya mwana atari uwe, ahubwo uriya mwana yabyawe n'Imana yitwa Izuba. Uriya mwana yabyawe n'Imana yitwa Izuba, yahoze ari umugabo we nyine, ko Nimorode amaze gupfa yababwiye ko yagiye mu zuba, ngo imirasire y'izuba yahuye n'ukwezi, bakora igi, iryo gi niryo imirasire yamwinjijemo. Donc bo bizeraga ko mu by'ukuri Tamuzi nubwo yabyawe na Semiramisi, ariko bizeraga ko ari umwana w'ukwezi n'izuba, Imana ituye mu kwezi n'Imana ituye mu zuba, ari bo bohereje iryo gi ryinjira muri Semiramisi atwita inda. Buriya ahari mu Rwanda sinzi niba byarahageze, ahangaha kuri Pasika, mu minsi ya Pasika, akareka mpite nkanyuzamo, yenda hari abantu bari busobanukirwa ibintu tubona hano tutazi inkomoko. Mu minsi mikuru ya Pasika hano hari ikintu cyitwa la chasse aux œufs, guhiga amagi. Ni ukuvuga ngo bakora udushokora dukoze muri forume y'amagi, hanyuma ababyeyi bakadufata. Ni ibintu bigezweho cyane, nta famiye itabikora. Ni nka Noheli, nta famiye itabikora, keretse nyine abantu bibera mu kubaha Imana, cyangwa se abantu b'abanyamahanga bativanga mu byo basanze. Muri rusange abaturage bino nabonye bose babikora, barazinduka cyane bakanyanyagiza amagi ya shokora ahantu inyuma y'indabo, inyuma y'utubati, kenshi biba ari muri jaride, bakabinyanyagiza ahantu, abana bakabyuka bajya guhiga ayo magi. Abana bato bose baba bari hanze nyine biruka
n'ubusarubeti n'ubupijama barimo bahiga ayo magi, ayo uhize yose akaba yawe. Uwo rero ni umugenzo nyine ukomoka kuri ryagi ryavuyemo Tamuzi, kubera ko Tamuzi amaze gupfa yishwe na Sangriye ni isatura. Isatura siyo ngurube y'ishyamba ndumva. Tamuzi yageze ikirenge mu cya Senimorode nawe ahinduka umuhigi. Noneho yagiye guhiga isatura iramwica. Imaze kumwica, Semiramisi yashyizeho iminsi 40 yo kujya bamusengera bamuririra, yo kuririra Tamuzi. Ari byo bintu Ezekiyeli yagize mu iyerekwa mu gice cya 8 umurongo waho wa 14, aho Ezekiyeli Imana yamujyanye mu iyerekwa imujyana mu rusengero, imwereka ukuntu abagore bari mu rusengero rw'Imana ariko barimo baririra Tamuzi. Hanyuma ashyiraho, sinzi niba tuza bihura n'igisibo simbizi, ariko yashyizeho iminsi yanganaga n'ukwezi yo kuririra Tamuzi, bakamuririra. Noneho nyuma yo kumuririra ku munsi, muri iyo minsi yo kumuririra, nta kindi kintu abantu bari bemerewe kurya, byari bimeze nk'igisibo, ntimwaryaga inyama, ntaki, byari bibujijwe kurya inyama kuko ingurube yishe Tamuzi. Ndetse nta nubwo baryaga ingurube, cyari ikizira muri Babuloni, nta muntu wavukiye i Babuloni waryaga ingurube. Ikintu rero cyaje gukurikiraho nuko umunsi wa nyuma usoza ikiriyo cya Tamuzi, abantu bose bagombaga kurya amagi, kubera ko Tamuzi yari umuhigi ukunda guhiga inkwavu. Nicyo kintu yari azwiho, ngo yakundaga guhiga inkwavu, bityo anoneri ya Tamuzi bagombaga, nta muntu utararyaga urukwavu iwe uwo munsi. Basangiraga inkwavu, umuntu wese yagombaga kuba afite urukwavu mu rugo kugira ngo bubahishe Tamuzi. Ariko nanone bagomba no kugira amagi iwabo bakayarya, bakanayagaburira abana, nk'ikimenyetso cyerekana ko bazirikana ko Tamuzi atavutse ku mugore bisanzwe, ahubwo ari igi ryakozwe n'Imana ebyiri ryoherezwa mu mugore. Ubu rero ndagira ngo abantu b'i Burayi basobanukirwe yashasoze abana bajya gukora ryahiga ry'amagi bajya gukora. Sinzi niba no muri Amerika ari uko bimeze, ariko abana babyuka bajya guhiga amagi. Ariya magi akomoka kuri Tamuzi, bavuga ko wavuye mu igi nyine rivuye mu Mana ebyiri. Naho kurya inkwavu, ubwo ko sinari nkavuze, kuri Pasika hano usanga bakoze amashokora ameze nk'inkwavu, ibintu byose biba ari inkwavu. Dekorasiyo ya Pasika hano ni inkwavu. Ibipupe batereka ku miryango ni inkwavu. Sinzi niba namwe iryo terambere iwacu ryarahageze, ariko ahangaha kuri Pasika ni inkwavu ahantu hose. Hanyuma rero bamaze gufata umunsi wa mbere bawitirira Nimorode, uwa kabiri bawitiriye ya manakazi y'ukwezi yabyaranye nawe. Niyo mpamvu witwa Moon Day. Donc mu rurimi rwa babitraduje mu Cyongereza bavuze Mande, ariko mu by'ukuri ni umunsi w'ukwezi. Hanyuma bakurikizaho ya migabane 5 bavugaga bo barebesha amaso, baba astronaute nyine b'abanyabwenge mu bwenge bw'abakarudaya. Abo bacunyi nabo bapfumu babashaga gutembera bakajya mu ijuru rya kabiri. Ntago iyo bajyaga mu ijuru rya kabiri ntibabonaga iyo mibumbe gusa, babonaga imyuka yabajyanye mu majuru ituyemo. Umunsi wa gatatu w'icyumweru rero bawitiriye Mars, planete yitwa Mars. Urumva duhereye ku munsi wa mbere, uwa kabiri nyine tubonye ko lenda ari izuba, ukwezi. Hanyuma umunsi ukurikira bawitiriye uwo mubumbe witwa Mars bitewe n'imyuka yari yarabagejejeyo muri astronomy yabo. Hanyuma iyo Mars rero umunsi bawita Mardi, bikomoka kuri Mars, ariko kandi iyo planete nayo ikitwa Mars. Donc iyo planete irahari mu buryo bufatika fizike, ariko iyo planete yari n'Imana yasengwaga aho ngaho muri Babuloni. Iyo Mars ubwayo yari ikigirwamana basengaga. Hanyuma hakurikiraho ubwo Mercredi, umunsi bitiriye Mercure, nawo n'undi mubumbe babonaga, ariko Mercure ikaba ihari nk'umubumbe, ikaba ihari nk'Imana. Ubyumve, wumve iyo connection. Mercure babanzaga kuyimenya nk'Imana, bakabona kuzayimenya nk'umubumbe. Mu yandi magambo bari bafite ibigirwamana
noneho imyuka ikorera muri bya bigirwamana ikabaha amahishurirwa y'imibumbe ikoreramo ijuru rya kabiri. Ubu ndumva ariho byasa naho bicurukutse. Merikire yari ihari nk'Imana, irabihishurira, ibahishurira umubumbe cyangwa dayimoni ikorera muri Merikire, neza ibahishurira umubumbe ijuru ryaryo. Ibi bigirwamana buri kimwe wavuga ko imyuka ibikoreramo byasaga nkaho buri mwuka ufite ijuru ryayo. Twavuze ko ijuru rya kabiri ari uruhurirane rw'amajuru menshi, dufashe buri planete tukayita ijuru kwaryo. Hanyuma haza umunsi wo kuwa kane bawitirira ikigirwamana cyitwa Jupiteri. Aya ni amateka ntashatse kujyamo kubera ko uko i Babuloni bayise, nashatse gusa kuguma uko Abaroma babyise, kuko uko i Babuloni babyise Abagiriki baje bafite uburyo babyise nabo babisanisha n'imana zabo. Hanyuma bigeze i Roma nabo bakomeza cya cyumweru cya Babuloni, ariko noneho babyitirira imana zabo. Mu by'ukuri izo mana zabo zabaga ari nka za zindi z'i Babuloni, ariko mu mazina y'Abaroma. Nta tandukaniro ryabaga ririmo. Hanyuma rero bageze ku munsi wa kane, umunsi wa jeudi bawitirira nyine Jupiteri. Hanyuma umunsi wo kuwa gatanu rero niwo munsi bitiriye y'amanakazi yabo yitwa Semiramisi, kuko Semiramisi yari yarabasezeranije ko we napfa, imanakazi y'ukwezi y'amana yamuhaye umwana wayo ari izamugenera ubuturo. Ubwo rero ngo ubuturo yagenewe n'ukwezi ni planete yitwa Venus. Kubera ko iriya planete ivumburwa mu gihe cy'Abanyababuloni ntago bayitaga Venus, donc Venus ni izina nanone ryahinduwe bikurikije imana yari ihari mu Baroma icyo gihe. Hanyuma iyi Venus rero bayitirira umunsi wo kuwa gatanu ariyo Vendredi, ariko ikagira n'umubumbe witwa Venus. Hanyuma rero umunsi wa karindwi w'icyumweru, umunsi w'isabato, ugeze mu Baroma nabo bawitiriye ikigirwamana cyabo cyitwaga Saturne. Ubu buri mana hano nari nagize icyo nyiteguraho nshobora kuyivugaho bitewe n'icyo bizeraga muri yo, ariko biraterwa n'ukuri buyobora ikiganiro wowe. Imana umbazaho niyo nza kukubwira. Hanyuma rero uyu munsi wa karindwi w'icyumweru ari wo munsi wa nyuma w'icyumweru, bawitirira imana yabo yitwaga Saturne. Imana yari ifite ubushobozi bukomeye cyane, bayizeraga nk'imwe mu mana nkuru, nk'imwe mu mana nkuru nyine z'igihugu. Twavuze ko iyi kalendari yatangiriye i Babuloni, Abagiriki baje nabo bahindura amazina kugira ngo za mana z'i Babuloni bazitirira amazina Abagiriki bafite. Hanyuma zigeze i Roma, igihe cy'ingoma y'Abaroma kije, nabo bafata ya minsi ariko bahindura amazina uko Abaroma bayita, ariko ntago ari amazina yabaga, si imana zabaga zihindutse, ni amazina yabaga ahindutse, kuko imyuka ikorera inyuma y'ibyo bigirwamana bari bafite, haba i Babuloni, haba mu Bugiriki, haba i Roma, yari imwe. Izo mana zakoraga ibintu bimwe, iyo myuka yari ubwoko bumwe, ariko bayita amazina atandukanye. Ni nk'uko uyu munsi iyo ugeze muri Amerika usanga bavuga Jesus, wagera mu Rwanda ugasanga turavuga Yesu, wajya muri Israel ugasanga baravuga Yehoshua, wajya, ariko umuntu turi kuvuga twese n'umwe, nuko turi kumuvuga mu ndimi z'iwacu. Rero n'abangaba nuko byagiye bigenda, amazina agenda ahinduka. Ahangaha hamagize ikibazo gikomeye. Idini y'Abadiventiste, abayoboke bayo bakunda gushinja abayoboke b'Abaporoso basenga ku cyumweru, ariko iyi dini urayikunda basi. bati musenga ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba cy'Abaroma. None tubonye nabo ubwo nabo basenga ku munsi w'ikigirwamana, ikigirwamana cy'umubumbe witwa, none ubwo turavuga ko abahagaze neza ari abahe? Hari akantu wari uvuze ngo iri dini ndarikunda. Amadini yose ari ku isi uzasanga inkomoko yayo ari muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika iratuje, nta rusaku igira, ariko amadini ya Giprotestani n'Abadiventiste bakomotse mu Baporoso nibo abantu bahora berekana ko bamwe bari mu murongo abandi batari mu murongo. Niyo mpamvu ibi confusinga abantu bose b'abayoboke bo muri ayo madini. Abadive barajya hariya bati
nimuze mwebwe mureke gusenga umunsi ushyirwamana cy'izuba. Dutangira wari ijambo wavuze uti ibintu byose Imana yabiremye byera, n'iminsi Imana yaremye irera, icyakoze twebwe dushobora kuyikoramo ibibi. Niba rero twebwe nk'abantu dukoze ibibi kuri uwo munsi, ntabwo umunsi ari mubi, ubwo nitwe tubaye babi, ariko umunsi si mubi kuko urakera, wo nta cyaha wakoze, nitwe twazanye ibibi. None niba abadivantisite bavuga ngo abasenga ku cyumweru basenga ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba, none nkaba numva nabo basenga ku kigirwamana cy'umubumbe witwa Saturne, ubwo se wambwira ko abari mu murongo wa nyawo ari abahe? Ariyo mpamvu mu gutangira natangiye mvuga nti abantu twanze kuyoboka ijambo ry'Imana ngo twiyigire ijambo ry'Imana, nitwereke umurongo wa nyawo, aho gutirwa duhanganye ku bintu birebana n'abagiye bashinga amadini bitewe n'inyungu zabo, bakagira akantu kamwe bafata ko kuyoberezamo abantu kugira ngo babagane ari benshi. Ubwo abo babyabona ako kantu bakirirwa bashinja abandi ko bayo. Reka tuguha akanya kugira ngo ukomereze aho ngaho. Iby'izuba ndumva nabivuze bihagije. Inkomoko y'izuba ni Imana yitwa Nimorode, uwo basengaga nk'ikigirwamana cyabo i Babuloni, hanyuma apfuye nyina babwira ko yagiye mu zuba. Ndetse buriya Satani ni umugome. Satani igihe cyose areba amasezerano Imana yatanze, agatanga ibijya gusa n'ayo masezerano kandi bigasohora mbere y'amasezerano. Buriya twebwe abizera Kristo twizera ikintu cyitwa Immaculée Conception. Kiliziya Gatolika niyo ikunda kubivuga Immaculée Conception, umubyeyi wasamye mu buryo bw'igitangaza atabonanye n'umugabo. Satani hari ahantu yahakoreye ikintu cyo kwigana Immaculée Conception. Semiramisi ababwira ko yatwise mu buryo atabonanye n'umugabo, ahubwo bwa Immaculée Conception, kugira ngo abantu bakura amaso kubyo umucunguzi wendaga kuzavuka, navuka bavuga atari ko ibi bintu niba ari ibyanyu koko ari iby'uyu mucunguzi, kuki mwiganye iby'i Babuloni bakoze? Ariko ndakumenyesha ko muri Edeni buriya nta Imana itabwiye Satani, aho yamubwiye ngo urubyaro rw'uyu mugore, kuko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe urubyaro ni urw'umugabo. Hanyuma rero Saturne niwe bizeraga kugira ngo agerageze ntihazagire urubyaro na rumwe rucika mu Baroma. Kandi Saturne ikindi yari Imana y'umwero. Iyo bahingaga, wumva ukuntu ari Imana basengaga cyane. Iyo bahingaga ushatse wanamushyira ku kigero kimwe n'izuba, kubera ko izuba rigomba kumurika iminsi yose. Izuba ritarashe byaba ari ikibazo. Ni nako Saturne rero yari ameze, kuko Saturne yari Imana y'umwero. Buri sezo igira ikintu kiyihinzemo. Kugira ngo bazeze byasabaga kwiyambaza Saturne. Saturne agahora yishimye. Bivuga ngo niba dutegereje umwero w'amasaka, Saturne turamutambira ibitambo, tumubyinire, tugire dute, nibwo amasaka azera. Kandi yari Imana y'ubuhinzi, yari Imana y'umwero n'ubuhinzi. Kugira ngo imirimo yabo y'ubuhinzi igende neza, bagombaga kuba baranejeje Saturne bihagije. Hanyuma yari Imana kandi yo kwinjira mu bihe bishya, nk'uko twabonye ko ari Imana y'ibihe. Kwa kundi Abaroma bagendaga bakora amakonkete, iyo bashakaga kwinjira mu bihe bishya byo kwagura ubundi bwami, icyo gihe cyose bagombaga kunezeza Saturne, ikaba ndetse n'Imana ya liberation, kwibohoza, bakaguma ari bo bantu bari hejuru y'andi mami. Umunsi wamwitiriye nk'uko twawubonye ni umunsi kwa gatandatu, umunsi wa karindwi w'icyumweru, kuko ari wo munsi wari waragenewe kumuramya. Ni ukuvuga ngo mu cyumweru mu ngoro ya Saturne habuzemwo abantu bahagije. Mwagombaga gutegereza ibihe bibi. Niba utari kuramya Saturne uko bigomba, generasiyo yawe yashoboraga kuzima, ubuhinzi bwawe ntibwere, yewe ukaba umucakara ntiwibohoze. Saturne yari afite ingoro ihora yuzuye buri munsi wo kuwa gatandatu, uko bagombaga kumuramya kugira ngo ibi byose bibabere byiza. Kandi nk'uko twabibonye nyine, iyi Mana Saturne niyo yabanje kubaho, hanyuma uwo mubumbe aho wavumburiwe, kuko Saturne ni umwe mu mibumbe yavumbuwe n'Abakarudaya, telescope itarazi, wavumbuwe n'Abakarudaya mu myaka. Nabonye uriya musaza mukorana ibiganiro niwe afite mu mutwe kabisa hafata, ubi yaba ari wabakubwiye n'umwaka.
ariko ibyo byose mba narabisomye bikamponyoka bikigendera. Urumva rero mu myaka ingoma y'abakarudaya ibaze ko ari ingoma yatangiye ku bwa Nimurodi kuri generasiyo ya gatatu uturutse kuri Nowa mu isi ya kabiri. Urumva ko n'ingoma yatangiye kera, kandi ibi bintu byo gukorana n'imyuka no kuvumbura imana nshyashya n'amajuru yazo bitangira nyine icyo gihe ku bwa Nimurode nyuma y'urupfu rwe akimara gupfa. Urumva ko ni mu myaka ntamenye umubare myinshi cyane ishize, antuka imyaka myinshi. Rero uyu munsi niwo bamuramyagamo, uyu munsi wo kwa gatandatu. Hanyuma na Saturne aho bayivumburiye ubuturo bwayo, kubera ko barabanzaga bakamenya iyo mana, ikabihishurira uwo mudayimoni, akabihishurira akababwira ati jewe meze nyamunkorera igishushanyo kimeze gutya nk'uko bamubonye muri ayo mayerekwa bagiraga, hanyuma bamunezeza neza bien akazabajyana kujya kubereka ijuru atuyemo. Nuko iyi mibumbe yagiye ivumburwa. Hanyuma rero Saturne yatangiye ari ikigirwamana, navuga ngo yatangiye ari umudayimoni witwa atyo, yihishurira abantu, bamukorera ikigirwamana, bamwubakira ingoro, bamunejeje ajya kubereka ijuru atuyemo, ari ryo bahise bitirira nyine uwo mudayimoni baryita Saturne. Uyu Saturne mu by'ukuri, ubwo nahisemo kuvuga kuri Saturne, yenda nushaka navuga kuri Saturne n'izuba, kuko tugiye kuvuga kuri buri kimwe ntabwo twazabirangiza. Ariko uyu Saturne mu by'ukuri bavuga ko ari umwana w'isi n'ijuru, yavutse isi n'ijuru byateranye inda biramubyara. Hanyuma akavukana n'uwitwa Janisi ndetse na Ops. Noneho Ops wumva ukuntu hari ibigirwamana byabaga n'abamarayika baguye koko, babaga bafite ibizira muri bo. Bibiliya niyo itubwira ngo bazizanira abantu ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo zimeze nk'ubushye. Iyo wumvise iyi myuka wumva ifite inkovu z'ibyaha zirenze ukwemera. Uyu nguyu witwa Saturne nyine yari afite mushiki we witwa Ops. Wa mu Ops nyine cya kizina Nimurode yakoze, Saturne yagikoranye na Ops, nabo barabyarana. Saturne na Ops babyaye abana bakurikira, niyo mpamvu nshatse kubikubwira, kuko nayo n'andi maplaneti n'abandi bazimu n'abandi badayimoni. Babyaye Jupiteri, babyara Neptune, babyara Pluto, Juno, Ceres na Vesta. Iyi nayo n'indi migabane irazwi. Uyu ego irazwi, isanzwe ivugwa nayo, ivugwa cyane urebye ni Jupiteri na Neptune na Pluto. Ceres yo iri muri ya mibumbe bita dwarf, ya mibumbe nyine isa naho ari mito idafite tayi ihagije yo kuba bayita planeti. Uyu Saturne rero yizihizwaga mu kwezi kwa 12 kuva ku itariki ya 17 kugera ku itariki ya 23. Abantu benshi bajya bahuza imihango ya Saturne n'ibyo dukora bya Noheri, ariko inyuma ya Noheri hari ibintu byinshi cyane tutari bwinjiremo uyu munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha bari gushaka kutwereka yuko ahubwo ayo mazina ni ay'abadayimoni, hanyuma imibumbe ni amajuru yabo batuyemo. Ahangaha ndi kukwereka uburyo byagiye byinjira muri Babuloni, kuko imibumbe ntiyaziye rimwe n'amazina. Amazina yarabanje hakurikira imibumbe. Mu by'ukuri iyi mibumbe yaje isanga deja iyi mibumbe yabonetse, ibi bigirwamana bihari muri Babuloni bifite ingoro bisanzwe bisengwa. Ahubwo uko aba bantu bari bafite ubwenge, babandi twabonye muri Daniel 5 no muri Daniel 1, babanyabwenge b'abakarudaya, uko barushagaho gusabana n'iyi myuka, iyi myuka yageraga ahantu ibahishurira noneho ikirere cyayo, imikorere yayo, noneho bakagenda bayigiramo ubumenyi. Ndagira ngo urebere urugero ku bintu byabaye kuri Mose yari yaratojwe ubwenge bwose bw'Abanyegiputa. Imyaka 40 arimo yiga ubwenge bw'Abanyegiputa. Imana imusohora kwa Farawo, imumaze indi myaka 40 irimo imukamuramo bwa bwenge bw'Abanyegiputa, imuhishurira ubwenge nyakuri bw'Imana, imuhishurira ubumana nyakuri. Mu by'ukuri Imana ibwira Mose ngo agende akubita inkoni hasi irahinduka inzoka. Mose ubwe ntiyarayobewe ko mu bwenge bw'Abanyegiputa
bariya bakonikoni biganye nawe harimo n'abamwigishije. Ntiyari ayobewe ko mu bwenge bw'abanyegiputa icyo kirimo, ariko Imana yari irimo ishaka kwerekana imirutanire y'imbaraga. Aba bantu nubwo bafite izindi mbaraga zigarukira mu ijuru rya kabiri, hari Imana ituye hejuru y'amajuru ifite imbaraga zibasha kumira imbaraga zo mu ijuru rya kabiri. Niyo mpamvu abera bisumba byose ntabwo tugenda dutinya iyo myuka, ntabwo tugenda dufite ubwoba ngo hari icyo byadutwara. Hoya, twebwe dufite imbaraga zari zimeze nka za mbaraga Imana yashyize mu nkoni ya Mose, ya nzoka ye ikamira inzoka zose z'abo bakonikoni, kubera ko ni imbaraga z'Imana iri hejuru y'amajuru. Hanyuma ni ukuvuga ngo ikindi wenda navuga, tugaruke kuri uyu mubumbe witiranwa n'umunsi wa gatandatu, cyangwa se aho nifuza ko twinjira. Ese iyi minsi wayibaze ukoresheje kalendari ya Bibiliya cyangwa ni kalendari ya Babuloni yaje kugira no mu ntuza no mu Baroma? Mu by'ukuri nabonye nk'ubwo iminsi uko Imana yayiremye n'abakarudaya bayigezemo bayikomeje batyo, ahubwo noneho bagenda bayiha amazina, kubera ko urugero naguha nko muri Egiputa icyumweru cyabo cyagiraga iminsi 10, ariko Egiputa, ubwami bwa Egiputa bukomeye bubona ubwenge bw'abakarudaya uko bungana, hanyuma badobuta ibintu byose abakarudaya bari bafite. Abaroma nuko byagenze, nabo bari bafite kalendari y'iminsi 8. Abagira iki ngira ngo bari bafite kalendari icyumweru cy'iminsi 8, ariko nabo bamaze gufata babona bya bintu abakarudaya bakoze abanyegiputa bakabigenderamo, nabo babyinjiza bakabizana. Nuko byagiye biza, ariko byose nta kintu byigeze bihindura ku minsi uko Imana yayiremyemo ari 7. Ni ukuvuga ngo rero twebwe umuntu wabihinduye ni Papa Gregoire, ariko abo bose bagiye babara bashingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya. Abo bose bagiye babara ya minsi. N'ubundi se nubwo tujya tuvuga ibintu bya calendrier Gregorien, iyo urebye kuri kalendari ku cyumweru ubundi ntibavuga ko ari wo munsi wa mbere w'icyumweru. Ni ukuvuga ngo wenda mu Kinyarwanda calendrier ya Gregorien niko ivuga n'ubundi nayo. Jewe calendrier mba mfite hano nuko ntayo mbonye hafi ngo nkwereke. Ubundi umunsi wa mbere w'icyumweru muri kalendari bari ku cyumweru, umunsi wa nyuma w'icyumweru ukaba ari kuwa gatandatu, ahubwo bigacuramira hehe mu mikorere yabyo. Mu mikorere yabyo, kuko wa munsi witwa uwa mbere w'icyumweru, aho kugira ngo abe ari wo munsi wa mbere wo kujya gukora, barabicuritse uhinduka umunsi wa nyuma wo kuruhuka. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya uwa mbere w'iminsi 7 ni ku cyumweru, hari naho Bibiliya wita umunsi wa 8. Ariko noneho tugiye kuri kalendariye y'uyu mupapa tubona ko ku cyumweru ni umunsi wa 7. Ntabwo witwa uwa mbere w'iminsi 7, ntabwo witwa uwa 8, ahubwo witwa umunsi wa 7. Mu gihe Bibiliya ahubwo iwita umunsi wa 8 cyangwa uwa mbere w'iminsi 7. Urumva aho niho uyu mugabo yabihinduriye nyine. Duhera ku wa mbere usanzwe tuvuga ngo uwa mbere kugeza ku cyumweru umunsi wa 7, mu gihe kuri Bibiliya ahubwo aba ari ku wa gatandatu. Umunsi twita ku cyumweru muri Bibiliya aba ari umunsi wa gatandatu, hanyuma ku wa mbere twita ku wa mbere muri Bibiliya aba ari umunsi wa 7. Bya dini ry'Abadiventiste bashobora guhita bavuga bati n'ubundi mwabaza mushingiye kuri wa mupapa byahinduye ibihe n'iminsi n'amategeko, none wabaze ushingiye kuri Bibiliya. Niyo mpamvu wumvise bisa naho bigenda biba nk'uruvange, kuko ni ibintu bibiri ubona byatandukanijwe. Nshingiye kuri Bibiliya navuze ko ku cyumweru ari umunsi wa mbere w'icyumweru, ariko uwo munsi wa mbere w'icyumweru twebwe nko mu Rwanda tuwita ku cyumweru, ahubwo umunsi wa 2 w'icyumweru tukawita ku wa mbere. Kandi mu mibarire ya Bibiliya uriya munsi niwo wari wa mbere wa 2 w'icyumweru, donc umunsi wa mbere w'icyumweru ni dimanche tubaze muri Bibiliya. Ariko mu buryo bw'imikorere umunsi wa mbere w'icyumweru mu buryo bw'imikorere ni ku wa mbere, bitandukanye noneho na bya bindi byo muri Bibiliya. Ariko wareba nanone kuri kalendari zaha muri Europe usanga korone ya dimanche n'ubundi ari iri ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nako kantu nashaka kukumvisha. N'ubundi korone ya dimanche
wa munsi turuhukaho habanza dimanche, lundi, mardi, bikurikirana gutyo kuri kalendari, nka kalendari zose ngewe ngiraho zose usanga wa munsi n'ubundi witwa dimanche ariwo bahaye umwanya wa mbere. Iyo mbitekerezaho mba naje nakuzaniye urugero rwa kalendari ukuntu zacu ziba zimeze, kandi ngira ngo n'izo mu Rwanda ibyo niba ukubanza ariko zimeze. Hari agakorone ka mbere kabanza hariya kaba kanditse mu mutuku cyane cyane, umunsi wa mbere berekana ko ari ku cyumweru, ahubwo noneho bigacurama mu mikorere. Ntibabicuritse burundu ngo bicurame tubimenye, babicuritse mu mikorere ku buryo wa munsi wa nyuma w'icyumweru twagombaga kuruhukaho, uretse ko n'ubundi turuhukaho da, n'ubundi samudi bari muri weekend, ngira ngo abantu benshi samudi ntibakora. Mu bakora akazi ka leta abenshi ntago bakora, abandi nyine baruhuka byo kwikorera akazi gasanzwe, ariko n'ubundi donc bafashe umunsi wa nyuma bongeraho undi umwe. Okay, noneho Clarisse turashaka gusoza, ni ukuvuga ngo wari urimo uratwereka ijuru rya kabiri, biriya bintu birimo izuba, ukwezi n'inyenyeri, kugeza ubwo Bibiliya yavuze ngo ndetse ibindi byinshi tweretse ari amaplanete ariyo, ariko wayagiranyije n'ubundi kari ayandi majuru nyine atuye muri iriya juru rya kabiri. Ahantu twari tugarutse cyane ni kuri uyu munsi wo ku cyumweru no ku wa gatandatu, ari naho abantu bakora ku ikibazo. Nari navuze ngo tuwatsinagire cyane, abantu barapfa iki, ni iki bapfa? Ko numva n'ubundi babandi bavuga ngo abasenga ku cyumweru basenga ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba, ko numva nabo hari ikigirwamana cyabo cy'uwo mudayimoni wanasengwaga birenze urugero, watangaga iyo migisha yose. Ese abantu barapfa iki? Ya minsi ko numva n'ubundi hari ibintu abakorera Satani bagiye bateguramo ibyabo nk'uko n'Imana yo yayiteguyemo ibyayo. Ni iki rero wasoza ubwira abantu kugira ngo abantu bamenye uwo bakurikira, be kwishinga iminsi n'ibihe n'iki, ahubwo barebe icyo ijambo ry'Imana rivuga? Ikintu nabwira abantu ni uko icyo dupfa ntabwo ari ishyaka dufitiye Imana, icyo dupfa ni ishyaka dufitiye amadini yacu. Icyo dupfa ni ishyaka dufitiye, niba nabyita imyuka iyobora aya madini yacu, sinzi ukuntu nabivuga kuko ubona birenze. Ariko umuntu w'Imana Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cye cya 14 umurongo wa 5 arababwira ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we, urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu, urya arya kubw'umwami wacu kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami wacu nawe agashima Imana. Mu by'ukuri hari ibintu tutakabaye dupfa, kuko ikintu wakoze wagikoze kubw'umwami wacu, Imana ishimwe cyane. Warobanuye umunsi umwe kubw'umwami wacu uyirutisha indi, Imana ibiguhera umugisha kubera ikintu wakoze kubw'umwami wacu. Ariko se urinde wowe ucira urubanza mugenzi wawe wahisemo kuyihwanya yose? Kubera ko nubwo badushinja icyumweru, nibwira ko ntago icyumweru ari wo munsi turutisha indi yose, ahubwo mu mikorere isi irimo niwo munsi iduhaho umwanya wo gusenga. No kuwa gatandatu turasenga, no kuwa mbere, no kuwa kabiri, no kuwa gatatu. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo dusenge ubudasiba. Ntabwo dusenga ku munsi ubundi, dusenga ubudasiba. Ahubwo hari igihe bidukundira tugaterana. Niyo witegereje abizeye ba mbere bo muri Yerusalemu, icyo gihe hari ahantu havuze ngo uriya munsi bawita umunsi wa 8 muri Bibiliya, cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi 7. Muzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nimudasanga ahantu bateranye ku wa mbere w'iminsi 7 bateraniye kumanyagura imitsima. Bateranaga icyo gihe kuko n'ubundi bari bakiri Abayahudi
isabato yari ifite ibindi biyigenewe, kandi bari bakenewe kuricinga abantu bari mu isabato, abantu bari mu isinagogi bakababwira ubutumwa bwiza. Ariko noneho bakakenera igihe cyabo nabo batari mu isinagogi kugira ngo biyufure baterane noneho nk'ababyumva kimwe, batagiye kwigisha batemera umwami wabo, ahubwo bagiye ubwabo kwihurira. Ntabwo ndimo ndefanda ngo dusenge ku cyumweru, nta n'umunsi mbere y'umurwanashyaka, nta n'umwe. Ku cyumweru nibavuga ngo bahashyize akazi tuzasenge ku wa mbere, nzahasenga, nzahaterana. Nta munsi jyewe n'umwe umbangamiye, kuko iminsi yose yaremwe n'Imana yanduzwa n'abantu. ni ukuvuga ngo ntabwo idini y'Abadivantiste cyane bita ku birebana no gusenga no guterana. Aho iyo muhageze bahita bakwereka ko ibyo nta kibazo. Bavuga ko ni umunsi Imana yashyiriyeho kuruhuka, naho guterana ngo waterana buri munsi, wasenga buri munsi, rwose barabikwemerera kuguha liberite. Ariko ibuka ko Saturday ari umunsi wo kuruhuka, kuko Imana nayo yawuruhutseho imirimo yayo imaze kurema isi. Imana ishimwe. Rero ndumva ntacyo dupfa, kuko Saturday ni muri weekend, niwo munsi wo kuroragita ku bantu bose. Ahubwo dimanche ntitunaruhuka, dukora ingendo ndende tujya gusenga. Usanga umuntu asengera mu birometero byemewe kugendwa ku isabato, ariko samedi rwose nta muntu utaroragisa muri rusange. Bavuga ko nyine ugomba kuruhuka, ukaba imbere y'Imana, ukayishimira uburemyi bwayo n'uburyo yaremye isanzure n'ibiriho mu isi byose, akaba ari cyo ukora. Ariko ni umunsi w'ikiruhuko, ntabwo ari umunsi wo gukora umurimo uwo ari wo wose, ya masaha tutiriwe tujyamo. Rero ntabwo batinda kuguterana no gusenga. Iyo uzanye ibyo guterana no gusenga, nabo barongera bakavuga ati iyoroshye ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo ruhuka. Kuki mukora imirimo ku munsi w'Imana yaruhutseho, ahubwo mukaruka ku munsi w'inyamaswa? Urumva niho hari ikibazo. Ariko wenda yatugarutse icyo nivugiraga jyewe kimwe, nuko iyo minsi yose ndumva ari iminsi Imana yaremye yera. Satani nawe agira ibikorwa yishyiraho byo gukorwa, arangije abihuza n'abari mu isi bemeye kumukorera, bituma iminsi isa nk'aho igirwaho igitutsi. Ariko imbere y'Imana iminsi irera, n'ibyo yayiteguyeho birera. Iyo mpamvu tudakwiriye kwirirwa dutinda kuvuga ngo aba basenga umunsi uyu n'uyu. Noze ko tubonye n'indi minsi yose niko tutabyinjiyemo, nayo ari iminsi nayo yitirirwa, kandi iyo mibumbe nayo, kandi watweze ko iyi mibumbe ari ubuturo bw'abari abadayimoni babanje kwiyerekana Nimrodi ndetse n'Abakarudayi. Mu by'ukuri niba wizera Imana isumba byose, ishobora byose, umuremyi wa byose, byaba bibabaje niba wizera ko inyamaswa ifite umunsi. Byaba bibabaje. Inyamaswa se yaremye ryari? Yaremye uwuhe munsi? Iyihe nyamaswa se ubundi? Rero mu by'ukuri nk'uko tubibonye muri iki gice cya 14, Pawulo ntiyigeze aciraho iteka bubaha umunsi umwe, cyangwa se ngo acireho iteka abayihwanya bose. Icy'ingenzi ni uko umunsi utagenda ngo uguhindukire ikigirwamana, ahubwo icyo ukoze ukaba uzi ko utagikoze kubw'umunsi, ahubwo ugikoze kubw'umutima ukunda Kristo. Nta munsi mu by'ukuri wakagombye kukubera ikigirwamana. Ariko niba wowe nkawe ku giti cyawe uhisemo gufata umunsi umwe ukawurutisha iyindi kubw'umwami, ni ukuri Imana ibiguhera umugisha. Kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba 2 igice cya 3, reka yenda amasome nihuta bariho hanyuma dusoreza. Abakorinto ba 2 ibice 3 umurongo waho wa 17, ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari haba hari umudendezo, niho haba umudendezo. Niba umwuka w'umwami mu mudendezo yaguhaye warihitiyemo kugira umunsi umwe urutisha indi, Imana ibiguhera umugisha. Kandi uwo munsi rwose ikintu cyose wakoze kubw'umwami ntabwo Imana ishobora kukiguciraho urubanza. Ariko kandi muri iki gice cya 14 Pawulo aravuga ngo nuko rero ku murongo wa 12 buri muntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirira iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha mu nzira imbere ya mwene se.
14, ndabizi kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo. Aho ngaho yavugaga mu bisanzwe biri natirere Imana yaremye mu byo kurya, kuko nicyo cyari cyabaye intambara n'iminsi. Ku murongo wa kangahe wa 5 avuga ku by'iminsi, hanyuma ahasigaye akavuga ku by'ibiryo. Ntabwo umunsi uguhumanya cyangwa icyo kurya kizima nyine mu by'Imana yaremye ngo kiguhumanye. Aravuga ngo ndabizi neza kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Ndakubwiza ukuri, niba utekereza ko umunsi uguhumanya uraguhumanya. Niba mu mutima wawe uzi ngo uyu munsi n'uw'ikigirwamana, ubwo wamaze guha agaciro icyo kigirwamana nkaho ari cyo cyaremye uwo munsi. Ntabwo ari cyo. Iminsi Imana yayiremye yera, abayihinduye, abayanduje nibo bakomeje kugendera mu mahame yayo yanduye, ariko iminsi y'ubwayo yaremwe n'Imana ari yera. Rero twe gucirana imanza mu mitima dupfa iminsi. Buri muntu mu mudendezi Imana yamuhaye akurikiza icyo yemeranya n'umutima we. Rero amasaha aradufashe, ariko twari tugifite byinshi byo kuvuga. Ndatekereza ko dusize hari n'abantu bagifite amatsiko cyane. Ndatekereza nk'abantu bo mu Bufaransa bumva ngo perezida wabo yitwa Logipiterien. Ndatekereza nko ku bantu bo muri Amerika bumva ibintu by'urujya n'uruza rujya kuri Marse, cyane cyane abantu bumvise amagambo ya wa mugabo w'Umwisirayeli witwa Hayim Eshedi, wahoze ari umukuru Space Security Chief wa Isirayeli, ahamya neza umubano wa Isirayeli na Amerika n'ibivejuru n'ibiremwa byo kuri Marse. Igitabo cye murabizi ibyakibayeho, yacyanditse mu Giheburayo. Kugera uyu munsi baragitambamiye, nta rundi rurimi na rumwe ruragitradwiza. Abagisomye bazi ibintu byinshi ku bintu bibera hariya hantu. Ni umusaza mukuru uri mu myaka ngira ngo hafi 90, ari mu zabukuru, ariko yavuze ko ayo mabanga atiteguye kuyajyana atabwiye abantu kubaha Imana no kwitonda. Rero ndatekereza ko hashobora kuba hari amatsiko menshi dusize inyuma. Twagiye tubisirifa kuko tugomba kuvuga ku byanditswe, tugomba kuvuga ku biriho, ariko twiteguye no kuzasoma n'ibibazo bizagenda bibazwa. Ndumva ahari iri juru tuzarikoraho ikiganiro cya nyuma ubutaha, kugira ngo twinjire neza muri iyi minsi. Ndabizi ibibazo bivuga ku isabato n'iki bizaba byisusa ari byinshi, nabyo tuzabigarukaho, nta kibazo rwose. Ariko reka duhinire ahangaha. Ndumva twasoza dusenga Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu ko ugenda urushaho kutwigisha, kandi abagukunda bazagenda biga byinshi. Icyo nsenze ni ukugira ngo ibi bibi bintu bibasha kugira abo bibatura mwami, haba mu bubata bw'idini, haba mu bubata bw'imyumvire. Mwami Imana, tumenye ko ibyo waremye byose ari ibyera iyo umuntu abyakiranye ishimwe. Mwami Imana, tugende tuzi neza ko nta kivumwe waremye, ahubwo ibyaha byacu nibyo bituzanira umuvumo. Ndasenze rero kugira ngo ikintu cyo kwiciraho iteka mu mitima y'abantu kubw'ibyo waremye bananiwe kwakirana kwizera, Mwami Imana ubahishurire, ubigishe, kandi ugende urushaho Mwami Imana gutanga umucyo ukwiriye nk'uko Kristo ari we mucyo, umucyo ukwiriye ku ijambo ryawe. Tugende tuyoborwa n'umwuka, tutayoborwa n'amadini. Mwami, tugende tuyoborwa n'umwuka, tutayoborwa n'uko twe twumva ibintu, ahubwo Mwami wanjye tugerageze kugira ngo umuntu wese adashyira igisitaza mu nzira ya mwene se. Mwami, nk'uko abakora ibyaha runaka batazinjira mu bwami bwawe, niko nabuzuye gucirana imanza mu mitima yabo nabo batazahinjira. Tubature muri iki kintu cyo kumera nk'abahanganye, nk'abakeba, nk'abantu bacirana imanza, kandi buri wese azagwa imbere yawe, nk'uko Pawulo atwigisha ngo urinde wo ucira mwene se urubanza, kandi imbere y'Imana yariho yibwira. Urakoze Data, reka ibyo twize uyu munsi Mwami bigira imbaraga muri buri muntu, kandi Mwami wanjye tuzongere guhura twese tugikunze ijambo ryawe, tugikunze guhugurwa nawe, kandi tugikunze amata meza y'umwuka, kugira ngo adukuza tugeze ku gakiza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye rero mwese ababanye natwe. Imana ibaha umugisha.
tuzagaruka dusigaje ibice bibiri kuri iki kiganiro, igice cya nyuma cy'ijuru rya kabiri, hanyuma tukazahita twinjira mu ijuru rya gatatu naryo tuzatindamo cyane kuko niyo gakondo yacu. Turabakumbuje kugira ngo mukomeze kubana natwe. Umuvandimwe Jean Luc nawe arabasezeye, twagize ikibazo cya tekinoloji nk'uko mwabibonye, ariko ndizera ko ikiganiro kitabuze kugenda neza. Satani yaratsinzwe, ntazatubuza kumena amabanga ye, kuko mu bwami bwa Kristo turi abatsinzi ndetse no kurushaho. Imana iduhana umugisha. Ikiganiro nakagaruka, naho ubutaha. Murakoze.